Reka nkubwire ko muri ubu buzima uzahura n'ibihe byiza ndetse n'ibihe bibi byahenda kose. Hari igihe ibintu bitagenda neza. Ushobora gutakaza business wari wifitiye ariyo yaguhaga umugati, ushobora gutakaza akazi cyangwa se ugashwana n'uwo wakundaga, ugakomereka, ndetse hari n'igihe wumva uciwe intege mu bitekerezo, ukumva ntacyo ushoboye, ukagera no gushidikanya utese buriya ibyo niyemeje nzabigeraho. Ndakubwiza ukuri ko ibyo bihe birarambirana, ariko nubwo ibintu byose byaba bigenda nabi, icyo ugomba gukora ni kimwe: ukomeza imbere ukagera ku cyo wiyemeje. Nta kintu na kimwe kigomba guca intege. Twese duhura n'ububabare, ariko icy'ingenzi ni ukubona igihembo kubwo kwihangana no gukomeza ku rugendo rwawe. Hari ibintu bimwe na bimwe mu buzima kugira ngo ubigereho nta mafaranga akenewe, nta n'abantu bagufasha bakenewe. Hari ibintu ushyira mu mutima ukabwira ubwenge bwawe uti ngiye kubitsinda. Reba uburwayi urimo muri iki gihe, ubukene ufite, icyo ari cyo cyose kikubabaje, ndashaka ko ubitekerezaho maze wivugira uti ngiye kubitsinda. Nta kintu na kimwe kizagusubiza inyuma. Ibyo wita intego n'inzozi si ibintu bitandukanye cyane, byose bisaba igihe, kandi nk'uko ubitekereza bisaba kugira umugambi uhamye. Hari ukwibeshya abantu benshi bakunze kugira, kandi nawe urimo, aho bavuga ko kwiyemeza bivuna. Igisubizo ni oya, sibyo bikuvuna. Ikikuvuna ni ukwibeshya ugakora ibitari ibyo ushaka, ugahora wirirwa utangira bundi bushya. Iyo uhagaritse ibyo wari watangiye ugatakaza umuvuduko, nibyo bigucanga ukumva birakurambiye. Rero rinda amasaha yawe ya mu gitondo, rinda amasaha yawe yo gukora, rinda amahoro yawe. Hari umugabo w'umuhanga njya nkunda yaravuze ngo ushobora gukururwa n'ibikuvangira cyangwa ugakora ibintu bikomeye, ariko ntushobora gukora byombi icyarimwe. Tugomba gutangira twubaha imipaka yacu. Menya ko kwemera kuvuga oya ku bintu bidakwiriye mu buzima bwawe atari ikosa, ahubwo tangira ushakisha utuzi dutoya tw'icyerekezo. Ibintu byamaye umudendezo. Numvise atari buri gitekerezo gikwiye guhabwa imbaraga zawe, atari buri mahirwe akwiye gutwaraho umwanya wawe. Aha niho hatandukaniye ibikorwa byinshi bidafite icyerekezo n'iterambere rifatika. Hari umugani ugira uti icyo uvomerera nicyo gikura. Buri munsi uba ufite umwanzuro wihariye ugomba gufata. Rero uyu niwo mwanya. Ibi ni ukuri gufatika kurusha ibindi byose. Mu mutwe wawe havugiramo amajwi abiri: rimwe rikubwira ko ushoboye, irindi rikakubwira ko ntacyo upfana n'ubushobozi. Rimwe rikugira inama yo gukomeza, irindi rikagushuka ngo ureke. Rimwe ryubaka, irindi rirasenya. Ariko icy'ingenzi ni uko nta na rimwe ritsinda ritabiherewe uburenganzira. Ritsinda bitewe n'aho uhaye imbaraga, n'aho uha ubushake bwawe. Intsinzi yabyo iterwa n'icyo wibandaho. Ntushobora kwitega amahoro igihe uha imbaraga akaduruvayo. Ntushobora kwitega ubutwari igihe utera imbaraga gushidikanya. Kwibanda ku ntego ni nk'indyo ya buri munsi. Ibyo urya nibyo biguhindura uwo uriwe. Kenshi irya jwi ryiza rituje ntirirwana ngo rigaruke mu matwi yawe, ahubwo rirategereza. None rero uyu munsi hitamo ibyo biguhagurutsa, hitamo ibihuza n'uwo uriwe. Wibuke ko ari wowe mwanditsi, si abareba, si abaguca intege. Ni wowe uhitamo uko inkuru yawe iri bugende. Ukuri guhari ni uko bose ntibafite ikaramu, ni wowe uyifite. Kubaka ubuzima bwawe ni nko kwandika mu cyumba cyuzuyemo urusaku. Abantu baravuga cyane, abakubwira gukomeza, abaguca intege, abakubwira ko utazabishobora. Mbese urusaku ruturutse impande zose ni rwinshi, ariko ikintu cyonyine gifite agaciro nicyo wandika ku rupapuro. Ese ushobora gufata ikaramu ukandika? Kugenda uhinduka ni ubuzima, ni imbaraga zo kwemera ko waba wibeshye, ariko ugafata icyemezo cyo kongera guhaguruka, ugakomeza kudacika intege. Kabone niyo watsinzwe inshuro nyinshi, kuko umunsi umwe byose bizasobanuka, kandi uzabona ko iyo nzira wanyuzemo yuzuyemo urujijo, itunguranye, ariyo wagombaga kunyuramo, kandi ntuzigera wibagirwa uwo wifuzaga kuba. Ushobora kuguma mu shusho yawe y'ejo hashize, cyangwa ugafata amasomo wahakuye ukayubakiraho indi nkuru nshyashya, ariko nabwo ntushobora gukora byose icyarimwe. Ubuzima ni umukino w'amahitamo, aho icyemezo cyo kujya mu cyerekezo runaka kiba kivuze no kwanga kujya mu kindi. Kwiyemeza ikintu kimwe bivuze kureka ikindi, byibura muri uwo mwanya. Niyo mpamvu iki kibazo gikomeye cyane. Reka nkubaze, icyemezo cyawe nyamukuru ni ikihe? Motivation speech, amagambo atera imbaraga, isomo ry'ubuzima. Rwanda Event TV.